Hello, nongeye kuguha ikaze hano kuri Venke Empire ndetse nawe mukunzi wa filime yacu Ibanga. Niba ukunda filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe hano kuri iyi channel kuri Venke Empire, nkaba nkushishikariza kugira ngo uyikore mu ba mbere kuko iyi niyo channel yo muri mitima za rubanda. Iyi niyo channel ivugisha ukuri kose kubaho kuri isi. Iyi niyo channel ivuga kuri filime yacu Ibanga. Iyi niyo channel ukurikirana behind the scenes zose ivuga kuri filime yacu Ibanga. Rero nkaba nkushishikariza kugira ngo ukore subscribe mu ba mbere kugira ngo behind the scenes zose zisohotse uzibonere igihe. So, rero guys, niba ukunda filime yacu Ibanga, murabizi ko ejo twabakubise episode ya 54. Rero niba utegereje episode ya 55, tegereza witonze kuko episode ya 55 igiye kuza irenze episode ya 54. Guys, rero episode ya 55 ugiye kubona mu dushatwo utigeze ubona muri zindi episode zose, kuko episode ya 55 iyi episode yanditse neza noneho kurenza izindi zose wabonye. So rero niba ukunda filime yacu Ibanga ukaba uri kumwe na mugenzi wawe utari wareba filime yacu Ibanga, usabwa kugira ngo umushishikarize gukunda filime yacu Ibanga kuko ni filime yo muri mitima za rubanda. Ni filime ivuga inkuru zibaho, ni filime ishobora kugirira akamaro mu buzima busanzwe. So guys, rero niba utarakora subscribe kuri iyi channel Venke Empire, ukaba ukunda filime yacu Ibanga, ukaba utari wakurikirana filime yacu Ibanga, mwese ndabashishikariza kugira ngo mukore subscribe kuri iyi channel kugira ngo behind the scenes zose zisohotse zivuga kuri filime yacu Ibanga uzuzibonera igihe, kuko nuzacikwa behind the scenes imwe uzabucishwe byinshi, kuko nizo zigiye kuza zikugezaho ibikorwa byose bigiye kubera kuri filime yacu Ibanga, igihe yasubitswe cyangwa se igihe yasohotse, igihe turaba episode 2 cyangwa se turaba imwe. Niyo channel ugiye kuzukurikiranaho ibintu byose bibera muri filime yacu Ibanga. Rero niba ukunda Ibanga ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire, nkaba nkushishikariza kugira ngo uyikore mu ba mbere, unasharinge kuri bagenzi bawe kugira ngo nawe babashe gukurikirana inkuru iba muri filime yacu Ibanga, babashe nabo gukurikirana Miss Nyambo, kuko Miss Nyambo ni umukobwa mwiza ndetse wandika neza, unafite na filime nziza, filime mu Rwanda utatinya kuvuga ko ariyo filime mu Rwanda nzima dufite, kuko niyo filime ivuga inkuru zibaho, niyo filime ifite inkuru za nyazo zanditse neza, ndetse ikaba ifite n'abakinnyi bakitinga neza, ikaba ifite abakinnyi beza mu Rwanda bayikinamo. So guys, rero niba ukunda filime yacu Ibanga, ukaba unakunda ukuntu filime yacu Ibanga igenda, ukaba wanakunze episode ya 54, ukaba wanakunze imyaka itingireze irimo, ukaba wabonye ukuntu Mama Niyori byarangiye ibye. Guys, rero murabizi ko Mama Niyori yahuye n'umuhungu we Kiramani, ariko Kiramani gutyo kuba bahuye Kiramani nta nubwo amuzi. Rero kuba Kiramani atamuzi byamushize mu rujizo, kubona umuntu uri kumwita ngo umuhungu we kandi uwo muntu atamuzi, uwo muntu ari no kubona ari n'umunyacyaro cyane kurenza urugero, nawe ibyo bintu byagutungura. Ndetse murabona ko Kiramani atanabyiseho kubera ko yabonye ko uwo muntu ari nkaho ari kuvuga ibintu byatazi. Rero kubona umuntu w'umunyacyaro kuri ari kukwita ngo umuhungu wawe byakubabaza nawe. So guys, rero murabona koko ibi bintu Kiramani azagera akabyemera? Murabona ko Kiramani azagera akemera ko Mama Niyori ari wenyine? Ese murabona bizashoboka? Ese Kiramani we naza kumenya ko Mama Niyori ari nyina, we azabyakira ute? Ese murabona Kiramani azabyakira neza? Ese murabona Kiramani namenya ko Mama Niyori ari nyina, murabona abo yita ababyeyi be bo bazabyakira bite? Bo bazabyakira neza cyangwa nose urawo yita mama we wazabyakira ute? Murabizi ko umwana wa Mama Kiramani bamubyaye yapfuye. None se Kiramani naza kumenya ko yavukanye na Niyori barangiza bakamugura, wazabyakira ute? So guys, rero ukuntu nawe uri kubitekereza nanjye niko mba ndi kubitekereza, uko bizagenda ntago twese tuba tubizi. Twe dukurikirana filime yacu Ibanga kugira ngo buri gikorwa cyose gihindutse kuri filime yacu Ibanga tuzacyo kigezwaho
tutarushe. So rero niba ukunda filime yacu ibanga ukaba utarakora subscribe ndetse ukaba utari washaringa kuri bagenzi bawe kugira nabo babashe gukurikirana inkuru zivuga kuri filime yacu ibanga, kugira nabo banakurikirane behind the scenes zose zisohoka zivuga kuri filime yacu ibanga, aho ngaho wakoze amakosa kuko wakagombye kubikora mu ba mbere ukaba umwambasaderi wa filime yacu ibanga. Guys, rero uyu munsi mbaye mbateganyirije akantu karyoshye muri episode ya 55 kugira ngo nawe ukunda ibanga utaza gucikwa. So guys, murayizi isaha yo ni imwe yo episode ya 55 isohokera. Rero niba utarakora subscribe ukaba ugitegereze ngo uzayikora mu banyuma, ukaba ukivuga ngo ntuzakora subscribe hano kuri VK Empire, aho ngaho warayobye cyane kuko iyi niyo channel ikugezaho ibintu nyakuri, niyo channel ivuga kuri, niyo channel ivuga behind the scenes zose zisohoka zivuga kuri filime yacu ibanga, niyo channel ivuga ukuri kose kuvuga kuri filime yacu ibanga, niyo channel ugiye kuzukurikiranaho impinduka zose zigiye kuza zihinduka kuri filime yacu ibanga. Rero niba utarakora subscribe ukaba ugitegereje ngo uzayikora mu banyuma, aho ngaho uzaba uri guhomba byinshi kuko iyi niyo channel igiye kuza ibaha utuntu turyoshye. So guys, rero ku muntu ukunda ibanga, ukaba ukunda Miss Nyambo, ukaba ukunda abantu bose bagitinga muri filime yacu ibanga, ukaba unakunda imyagitingire za Niyori, ukaba unakunda imyagitingire za Nyambo muri rusange cyangwa za Kiramani cyangwa se iza Mama Niyori. Guys, rero filime yacu ibanga ni filime nziza kandi ni filime yanditse neza, ni filime ikinwa n'abakinnyi bazi ibyo bakora, hari nka za zindi zubona babandi baza bari gukiniramo. Rero filime yacu ibanga ni filime wakurikira ugakuramo ubutumwa bwakubaka. Rero guys, ku muntu ugeze kuri iyi channel bwa mbere ukaba utarakora subscribe, mushishikariza kugira ngo uyikore mu ba mbere kugira ngo buri gikorwa cyose gikozwe kuri filime yacu ibanga, kugira ngo na behind the scenes zose zigiye kuza zisohoka kuri filime yacu ibanga uzuzibonera igihe. So guys, rero mbaye nkushimiye wowe wakoze subscribe kuri iyi channel. Nawe utarakora subscribe mushishikariza kugira ngo uyikore, unasharinga kuri bagenzi bawe bose kugira ngo nabo babashe gukurikirana inkuru ivugwa muri filime yacu ibanga. So guys, rero twongere duhure y'amasaha duhuriragaho y'amasaha yo filime yacu ibanga isohokera, twongere tuyahurireho. So mbaye ngushimiye, murakoze.